twongeye kubaha ikaze kuri channel ya Bigerezo TV. Nk'uko mubibona ni umunsi mwiza, umunsi udasanzwe, umunsi urimo n'akabeho hagati aho. Uyu munsi muri Kigali wacu twagize umugisha tugushimira Musoni, tubaha ikaze kuri channel. Murakoze cyane. Nishimiye ikaze mu mpaye. Yego, yewe nishimiye ko mwanyakire mu rugo iwanyu. Navuye ndera binduhije ngeze iwanyu muri Kabuga. Muri iyi minsi numvise ibyigisho byawe uri kwigisha. Kwamagara ngusaba ko waza kumfasha umurimo w'Imana, cyane ko muri uru rugendo nta muntu wigira. Ndavuga ngo Musoni wazamusura tukagirana ikiganiro, cyane kuri kubwira abantu ibintu bikomeye. Ariko ikintu cyanejeje muri ibyo byose, uburyo kiri kubwira abantu ko indwara nyinshi zibaho zishobora no gukira, ariko ngo hari indwara idakira ngo ariyo ngo kwibagirwa. Nagize amatsiko rero. So rero tutarajya mu bintu byinshi, reka tubanze dusenge, tuze kwakira n'abantu benshi batandukanye, hanyuma tuze kukwakira tuganirize. Twagize umugisha udasanzwe kubona umugabo Musoni, evangeliste, umukozi w'Imana. Mana turagushimiye. Haleluya, haleluya. Tugushimiye ko umva gusenga kwacu. Uri Imana idakiranirwa ngo wibagirwe imirimo. Uri Imana ikunda abantu bawe. Uri Imana yaduhamagaye kugukorera. Kandi tuzi neza ko ubu butumwa tuba tugiye gutambutsa kuri iyi channel, ndagira ngo bujye bugera ku bantu benshi, niba bwumva bahindurwe nabwo. Nunyemerere uze gushyigikira umugaragu wawe Musoni, ubwiza bw'Imana bumubeho. Kandi uyu munsi wa none umuntu wese acyumva iki kiganiro ahindurwe nacyo, imbaraga z'Imana zibe kuri we. Dusenze twizeye izina rya Yesu, amen. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, tuguhaye ikaze kandi wishime. Channel ya Bigerezo TV, nabwiye abantu ngo nta kitagira iherezo. Wari uzi ko nta kintu kitagira iherezo? Birumvikana kandi nibyo. Nta gahora gahanze. Niko umunyarwanda yavuze, nta gahora gahanze. Nibyo rwose, nta bitagira iherezo nibyo. Yego, buriya ushobora kuba uri mu buzima bubi none, ariko ejo bigahinduka. Niyo mpamvu Imana yanyongoye ubwenge, ntekereza ko icyo kintu cyitwa bigira iherezo. Umuntu iyo yumvise ngo bigira iherezo, rimwe na rimwe ntamenye ibyo ari byo. Ariko ibintu byinshi bigira iherezo, nuvuga ngo byaba ibigeragezo, byaba intambara urwana nazo, mbese ibintu byose ubona bitwizindikiraho muri iyi si, ndetse n'ubuzima turimo none. Aravuka, agakura, akashaka, akaba mu buzima, ejo bukazarangira avuye kuri iyi si. Donc nabwo n'ubuzima bugira iherezo. Yes. So rero mbanje gusuhuza abantu kugira ngo tuze kukwakira. Hari inshuti zacu tugira kuri channel yitwa Bigerezo TV, inshuti z'akadasohoka, bantu mutuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngenda burya nkunda gutera uburezi bw'ibanza, Abanyarwanda yavuze. Shuhuje Abanyarwanda, shuhuje abakristo bene data, shuhuje abantu bose bari mu nzira yo kwakira Yesu umwami n'umukiza. Babwire ko nta kitagira iherezo cyose, n'ibyaha urimo bizarangira. Imana izagusanga, umwuka wera azakuzaho, ibyo byaha uzabivamo, nawe ube mu nzira y'agakiza. Yes. Mboneho gusuhuza abantu bari bwota Amasimbidi. Hari abari muri Amerika, hari muri Australia, abari muri Afurika muri rusange, ndetse na za Oceania, ahantu hatandukanye kuri mugabane, kuri mubumbe w'isi. Tugize ngo Imana ibaduhere umugisha, Imana ibane namwe. Muso, tukimara gusuhuza abantu, ndagira ngo uze kumfasha. Ntabwo nza kujya mu bintu byinshi, ndakubaza ikibazo kivuga ngo kubera iki muri iyi minsi uri kwigisha abantu, uri kugenda ubaha amagambo akomeye cyane. Ndabizi ko uba wasenze, ariko se kuki wavuze ngo njye nagize amatsiko kugira ngo nzi iwawe, kuki wavuze ngo indwara nyinshi zibaho ariko ngo hakabaho indwara idakira? Byatewe n'iki? Wumva iyo ndwara ni iyi? Iyi ndwara mu by'ukuri kwibagirwa ntabwo ari byiza. Kwibagirwa, ukibagirwa iby'Imana yagukoreye, ukibagirwa aho Imana yagukuye, ukibagirwa icyo wubakiyeho gituma uriho, gituma uhumeka, gituma ufite ubugingo, gituma ufite ubuzima n'imibereho. Ntabwo ari byiza. Nabyise uburwayi kuko buri ikintu cyose cyamaze kubangamira uburyo rusange bwo kubaho neza, burya kiba giteye ikibazo. Rero ni uburwayi mu by'ukuri. Uburwayi, kwibagirwa
icyo Imana yakoze, kwibagirwa erega n'abantu n'uwakugiriye neza ntabwo ari byiza kumwibagirwa. N'uwakugiriye nabi nawe kandi nta mpamvu yo kumwibagirwa. Nta mpamvu yo kumwibagirwa. Ntabwo kwibagirwa ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Yego, ubwo turaza kuguha umwanya urambuye wifashisha ijambo ry'Imana. Ndabona ufite na Bibiliya, uri evangeliste. Mbere y'uko utangira uganiriza abantu ijambo ry'Imana, ndagira ngo wibwire abantu neza, ese Musoni, umuntu ukubonye bwa mbere, Musoni ni muntu ki? Iyo tuvuga ngo dufite umutumirwa ni muntu ki? Ese uyu Musoni ninde? Ni umusore, ni umugabo, ese atuye he? Umurimo wawe ukora muri rusange ni uwe, kugira ngo ushobora guhura n'umuntu mu muhanda akavuga ati dore evangeliste, cyangwa se mwahura ati dore uriya ni umunyonzi. Muri rusange ndagira ngo wibwira abantu neza. Mu by'ukuri nitwa Musoni Jean Baptiste, abantu umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Ndi umukristo, nsengera mu itorero rya ADEPR rya Muhima. Ndashimira Imana yampaye agakiza ku buntu kandi mu by'ukuri icyo nyishimira kirumvikana, kuko ntabwo ari benshi cyangwa se si bose, yego si bose bagiriwe ubu buntu nagiriwe. Rero Imana ishimwe ko yampaye agakiza. N'ubundi we rero ndi umukristo, ndi umugabo, kandi nkunda gusenga. Niho navanye impano, niho Imana yampereye impano y'ivugabutumwa, ni mu gusenga. Urakoze cyane. Uvuze ko usengera ku Muhima ariyo paruwasi yawe, ni naho utuye? Ni naryo torero. Ni naryo torero ryawe, itorero rya ADEPR? Ntabwo ariho ntuye. Yego. Impamvu mbarira ngo niho utuye, umuntu ashobora kugusura, njyewe namenya aho utuye ndahazi, no kugira ngo abantu, hari n'umuntu ashobora gukurikira iki kiganiro ati nzajya gusura Musoni. Musoni afite amagambo y'ubwenge. Musoni, cyangwa se ubundi tuza gusoza, ndaza kugusaba nimuza kubitwemerera, uraza kuduha akanimero kanyu tugashyire kuri channel, umuntu ashobora kuguhamagara akakugisha inama, burya nabyo biba byiza. Ntuye Kabuga. Utuye Kabuga. Ya, musi tutagiye mu magambo menshi, tujya twakiruganiza abantu ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Turifashisha umurongo uboneka muri Zaburi 143, umurongo waho wa 5 ndetse n'uwa 6. Haravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoke zawe, nkuramburira amaboko. Umutima wanjye kugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Imana ishimwe cyane. Amen. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Zaburi ya Dawidi yaravuze ngo iyo yibutse iminsi ya kera, yibutse iminsi ya kera, urumva yibutse ibihe, akibuka ubuzima yanyuzemo, akibuka imibereho yanyuzemo, akibuka uko yari amerewe n'uko yari ameze. Aravuga ngo bituma ahita yibwira iby'Imana yakoze byose, ahita yumva uruhare rw'Imana mu gihe, mu minsi, mu buzima bwe n'imibereho ye. Ariko kandi akaba yibutse ibintu biri mu buryo bubi, akaba yibutse ibyagenze neza kuri we n'ibyagenze nabi kuri we, ariko kandi akaba yibutse, bikaba bigaragaza ko harimo impinduka. Akavuga ngo hari impinduka zabaye ku buzima bwanjye n'imibereho yanjye, ntabwo nazibagirwa. Arangije avuga icyo akora rero. Hagati sibuciye mu ijambo, iryo jambo yarivuze ryari? Kuki yavuze iryo jambo ngo yibutse iminsi ya kera? Iyo minsi ya kera Dawidi yaciyemo niyihe yibukaga? Yabivuze atakirimo. Nibyo nise impinduka, atakirimo, yaramaze kuyirenga. Aravuga ngo nibwira, nisobanurira, ntekereza imirimo y'intoki z'Imana. Arangije aravuga ngo iyo mbyibutse, iyo mbitekereje, iyo mbyibwiye, ndamburira Imana amaboko, kandi umutima wanjye ukumva ugize inyota y'Uwiteka, ariko nkagirira Imana inyota, nkumva nongeye kuyikenera, kuko mba nibutse ibyo yakoze mu minsi yagize gute, yatambutse. Uyu ni Dawidi, yavuze ibintu bikomeye ahangaha, ashyiramo ikintu bita kwibuka. Nta mpamvu yo kwibagirwa
iby'Imana yakoze byiza, iby'iminsi wanyuzemo mibi n'imyiza, ariko kandi wanabyibuka ugafata umwanzuro ukavuga ngo ubwo habayeho impinduka fasha umwanzuro ushingiye ku kubyibuka no kubitekerezaho no kubiha agaciro, ndamburiye Imana amaboko kandi numva mfite inyota yo gukomeza kubana n'Imana no gukunda Imana. Aha rero Theo, ikibazo kirimo cyane twakwibandaho wendaho gatoya, aya maboko yarambuye n'aya hari abantu mu minsi yashize bitaga abasatuzi, sinzi niba baramuzi cyangwa abantu ibyabo ntabwo mbyinjiramo cyane, ariko bagiye bakoresheje ijambo cyane mu kwitangisha bashaka kwenda abantu batanga amafaranga mu bikorwa runaka, bakavuga ngo kuramburira Imana amaboko ni ugutanga, ibintu nk'ibyo ngibyo bashaka kubyaza umusaruro w'ibiboneka abantu bafite impamvu zabo. Ariko nashaka kuvuga ko Dawidi icyo yavuze hano avuga kurambura Imana amaboko, Theo, ntabwo ari ibyo yavugaga. Yarimo avuga urwego yumva agezeho mu cyo bita ubunararibonye ku Mana, hagati ye n'Imana. Ubunararibonye mu Gifaransa baravuze ngo l'expérience c'est l'ensemble des erreurs commises. Nuvuga ngo ubunararibonye. Yarimo avuga ngo iminsi ya kera ye birumvikana yarimo ibintu byiza, irimo n'ibibi, harimo ibyamugoye, habayemo ibigeragezo, habayemo uruhurirane rw'ibintu byinshi bitari byiza cyangwa se byamugoye. Aravuga ngo iyo ibyo bintu byose mbihuje ndamburira Imana amaboko. Nuvuga ngo mpereza Imana icyubahiro ku rwego rw'umutima, mpereza Imana kuyizera, ndongera nkagaruka mu cyo Imana iri cyo ku rwego nizamurira icyubahiro cyayo. Ntabwo yarashatse kuvuga ngo atanga amafaranga, yarashatse kuvuga ngo akora ibintu bibi, yarashatse kuvuga ngo nigarukaho nkumva nongeye kwizera Imana no guha agaciro ibyo yakoze byose. Donc guha Imana icyubahiro ntabwo ari kuzamura gutya amaboko. Oya, ntabwo ari kuzamura. Jisto murakoze cyane. Ntabwo nari nzi ko uryo wibana mu rusengero ati muhereze Imana icyubahiro. Burya guha Imana icyubahiro nyacyo ni ukuyiha mu mutima, ukigarukaho. Uku kwigarukaho rero gutanga uwuhe musaruro. Buriya ari ibintu bikomeye Theo, wenda abantu batabonye umwanya wo kuganiraho, ariko mu by'ukuri iyo umuntu yibutse iminsi ya kera, hari izina utakwita umwana wawe kubera uko iminsi yagize iryo zina. Hari ibyo utakongera gukora, hari ibyo utavuga, hari urwego uhita wumva ugezeho bitewe n'ibyo waciyemo mu minsi yagize gutya. Hari amazina ashobora kuba avugitse neza mu Kinyarwanda, ariko ukaba utaryita umwana wawe, sibyo? Bitewe n'iminsi, uko iyo minsi yarigize cyangwa yaryise, cyangwa uko iryo zina ryitwaye muri ibyo bintu. Hari ingero nyinshi, hari n'uburyo utakwitwara bitewe n'uko iminsi yashize, hari urwego yakugejejeho mu kumenya, sibyo, uko ugomba kugera gute kwitwara. Nicyo Dawidi yavugaga ahangaha. Mu yandi magambo, yarimo avuga ko amaze kugera ku rwego ashobora kubyaza umusaruro ukuri, agahagarara mu kuri. Ubu ngubu iyo umuntu afite ubunararibonye cyangwa yaciye mu bintu byinshi, akenshi na kenshi ushobora kumubwira uti tujya aha n'aha, akakubwira ati ntabwo njyayo. Impamvu atagiyeyo si uko ibyo umweretse byiza bihari atabibona, ahubwo abazi ngo abagiye bose wenda azi nk'abantu 100 banyuze aho hantu bikagenda nabi, akabwira ati sinjyayo. Nibutse iminsi ya kera, bimvana ku rwego narindiho mu kubana n'Imana, bikangeza ku rwego nshobora kumvira Imana ku rwego rw'icyo Imana ishakaho kuba mu buzima bw'ukuri. Bituma amagambo mvuga agendera ku kigero cy'uko nzi Imana, cy'uko nzi iminsi uko igenda igira gute ihinduka, kandi ihindukana ibintu n'abantu. Dawidi yarimo avuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira iby'Imana yakoze byose, nkatekereza imirimo y'intoki z'Imana, nkaramburira Imana amaboko. Ngo ndongera ngaca bugufi, nkumva nakumvira Imana icyo ishaka kuruta uko icyo ngewe naba nshaka, kuko iminsi yanyeretse umumaro w'Imana kuri ngewe. Wafasha gatoya ukabwira abantu Dawidi aho yaciye, kuko aya magambo ntekereza ko yavuze ari ibwami amaze kugera ku ngoma ya cyami. Yego. Noneho amaze kuba umwami, Dawidi
ntabwo yigeze yishyira hejuru ngo nuko yabaye umwami, yakomeje gukorera Imana, akomeza kuvuga Imana no kwitambira. Ndabizi neza ko ngo mu ishyamba yari umucuranzi, yaragiraga intama za se, ariko noneho Imana ngo imusanga mu ishyamba. Ndumva aho hantu wadufasha. urumva Dawidi experience cyangwa ubona aribonye yavugaga bwari ubw'ubuzima n'imibereho yagize, sibyo? Ishyamba yabayemo yararagiraga, ariko Imana imufiteho isezerano. Tungurwa n'Imana kumugira umwami avuye kuragira intama, imuvanye mu ntama imugize umwami. Ahantu byari bikomereye rero, wenda agira ngo duhuze n'ubuzima bwacu no muri iki gihe, uburyo tudakwiriye kwibagirwa nuko ikintu Imana yakoreye Dawidi ntabwo cyari mu byifuzo bye. Ntabwo Dawidi yigeze yifuza kuba umwami. Ntabwo waba uri mu ishyamba hariya uvuga utera igihe mu kanya intare yananyicira ahangaha ngo uvuge ngo Mana ngo uzangire umwami wa Isirayeli. Ibyo ntabwo byari mu byifuzo bye. Ariko umwanditsi, Imana ishimwe, wandikiye itorero rya Efeso 3:20 yaravuze ngo Imana ibasha ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo twasaba, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Ni imbaraga z'umugambi w'Imana zubakiye mu isezerano ry'Imana n'iby'Imana ishaka, nizo zigenda zishyira mu bikorwa icyo Imana ishaka kugira gukora kuri wowe. Aha rero Dawidi kuko yabonye ibintu bikomeye, akabona ibyo Imana ikoze, yaravuze ngo ndumva Imana nayireka nkomeza kugenda nyirushya, nzajya nkora iki ngiye, nzayoborwa n'Imana, nzajya numvira Imana, nzakomeza guca bugufi, kuko iminsi itambutse inyeretse icyo Imana iri cyo, sibyo? Kandi bishyize ku kigero cy'uko nanjye ngomba kuba meze imbere y'Imana. Aravuga rero ngo ndambura Imana amaboko, nkurikije ko yakoze ibiruta cyane ibyo nakwibwira n'ibyo nari gusaba, sibyo? Ndumva ibi bintu bihaye agaciro. Nicyo yavugaga. Turamutse rero duhaye agaciro iby'Imana yakoze mu minsi yatambutse, umuntu wese ku buzima bwe ntabyibagirwe. Uyu munsi yagira uko yitwara, imyitwarire yahinduka. Umuntu yavuga ngo Imana yatekereje kera kuzangira uko nduku aho ngeze, ifite umugambi no kuzangeza ahandi hantu, nkwiriye kugira icyo mpindura, nkumvira Imana ku rundi rwego. Teo, kumvira Imana ubwo wansuye, ndumva ngiye kuvuga kandi nzavuga pe, kuko ndumva twagaruka iwacu ubuzima bwacu. Yarimo ashaka kuvuga iki mu by'ukuri? Nubwo abantu birirwa baganira bakagaragaza bakishimira ibyo bagezeho cyangwa bazageraho, ariko ikintu cyihishe muri uku kwibuka ibyo Imana yakoze gikomeye nshaka guhishura muri aya masaha, nuko yarimo avuga icyitwa kwakira ingaruka z'iby'Imana ishaka. Yari ku kigero ashobora kwakira ingaruka z'iby'Imana ishaka, kuramburira Imana amaboko, kwicira bugufi, kwakira ingaruka z'ibyo igeze gutyo ishaka. Ubundi gukiranuka ni ugushyira mu bikorwa ibyo usabwa gukora. Hanyuma ibyo usabwa gukora hari igihe biba bitari ku kigero cy'ibyo ushaka wowe cyangwa ushoboye, noneho bigasaba ko uba manipire ukajya mu ngaruka, sibyo, zo gusohoza iby'Imana igeze gute ishaka. Nubwo hari amagambo twishimira tukayabyibiriramo, ariko mu by'ukuri haba hahishemo ibanga rikomeye iby'Imana igeze gute ishaka. Bingana cyangwa kubishyira mu bikorwa bisaba kwemera kujya mu ngaruka. Niho hananiye abantu rero, ko Dawidi yarimo avuga ngo ndambura Imana amaboko, nyemerera ko, sibyo, aho yanyobora hose nagira gute nakwemera nkajya mu ngaruka z'ibyo ishaka. Kuri twebwe rero uyu munsi dufite ubumana muri twe, dufite umwuka wera. Ubu kurambura Imana amaboko kuri twebwe ni ukumvira umwuka wera. Ni ukumvira umwuka wera, icyo akubwiye ukamwumvira. Kandi mvugishije ukuri, kuko impamvu mvuze ngo ni ukuri nuko nanjye ari rwo rugamba ndiho, cyangwa se ari bwo buzima mfite, kuko mfite ubuzima bw'umwuka wera. Numva umwuka wera muri njyewe uko anyobora. Nasanze Teo iby'umwuka wera tuyobora mu turi hano mu isi birimo ingaruka zikomeye ku rwego rw'ibiboneka. Ntabwo ushobora kumvira umwuka wera ku kigero ashaka ngo ubure ingaruka z'ubuzima busanzwe nziza. Kandi oya, ni nimbi. Ushobora kugira ingaruka kumvira umwuka wera, kuko umwuka wera ni ukuri. Kandi isi buriya yubakiye ku kinyoma tuku, kandi ikinyoma kizenguruka isi, ukuri gufunga rase y'inkweto. Uvuga ngo niba umwuka wera agusaba, sibyo, guhagarara mu buzima bw'ukuri,
uyu munsi wa none birimo ingaruka zikomeye. Kurambura Imana amaboko rero si ugutanga amafaranga, ahubwo ni ugukora icyo Imana ishaka. Ahubwo gutanga amafaranga bikaba kimwe mu byo ushobora gusabwa n'Imana, sibyo? Nabwo kandi n'ingaruka zo kwikuraho ibyo wari ugize gute wari ufite, ariko nibura ukabikora mu rwego rwo kumvira iki Imana. Umwuka wera akabigusaba, ukemera kujya, kuko nta kitarimo ingaruka mu bigendanye no kumvira umwuka wera. Kuko njya mbibona agiye yumfashijwe ndi nko mu rusengero mfite $50,000 nkayatanga kandi ntitaye ko mu rugo wenda cyangwa se mfite n'ibindi bibazo, numva izo ni ingaruka zitewe no kumvira umwuka wera. Ndataha ariko natanze, ndatanze. Ibyo abantu badukurikiye mu byumve neza, ingaruka ziterwa no kumvira umwuka wera. Ushobora kumwumvira akaguhata. Niyo mpamvu Yesu ajya mu ijuru yaravuga ngo simba nzabasiga nk'ipfubyi, ahubwo nzabasigira umwuka we, kandi uwo azabemeza. Hari igihe umwuka wera arakwemeza, hanyuma kukwemeza ugasinya na sheke ya miliyoni, kuba ati musoni musinyiye miliyoni agura ikibanza ikabuga. Donc ni uko umwuka wera aho wenda ni urugero rw'ibifatika cyane, ntabwo wenda ari byo twe kuba ari byo tuvugaho cyane. Tugaruka mu bigendanye no gukiranuka, kumvira ukuri, kwirinda ibyaha, sibyo? Kwemerera Imana ngo ikuyobore uko ishaka, sibyo? Birimo ingaruka zikomeye. Reka ntange ingero. Theo uyu munsi wa none, sibyo? Dawidi yarimo avuga uko ashobora kuba yaritwaraga mu minsi yashize, avuga impinduka zigaragaza uyu munsi wa none uko ameze, sibyo? Niba ncuruza mu isoko uyu munsi wa none, nkaba nibuka ko Imana aho yankuye ushobora kwitwara neza, sibyo? Ku isoko nkumvira ukuri, nkumvira ubuzima bw'ukuri, kandi ibyo ngibyo bifite ingaruka, sibyo? Gukiranuka ntabwo abantu bose babishobora, kandi ntabwo abantu bose babyemera, binogera bose. Ntabwo wabura ingaruka mu gushyira mu bikorwa iby'Imana ishaka, aho uri hose, haba mu rugo, haba mu isoko, haba mu buzima busanzwe. Gukiranuka, kumvira ukuri, kwemerera Imana ugakora ibyo ishaka, ntabwo ari ibintu by'abantu bose, cyangwa se si ibintu wakumva yuko bizakuzanira amahoro gusa, kuko gukiranukira Imana bigira ingaruka, kuko isi irishaka ko wumvira isi. Ariko iyo wumviye Imana ntabwo Satani abyishimira, naho uri ntabwo habyishimira. Akenshi na kenshi usanga bidahura n'ibiryoshye, ahubwo ukabona birarura. Wenda si no kuvuga ibyo gutanga, ibigendanye no gukora iby'Imana ugeze gute ishaka, gushyira mu bikorwa iby'ukuri ushaka. Dawidi rero arimo avuga ngo ndamburira Imana amaboko. Hari amagambo ntakivuga kubera ko nibuka iby'Imana yakoze mu minsi yashize. Hari imyitwarire ntagifite bitewe n'uko nibuka iby'Imana yakoze aho yankuye. Hari imyambaro ntacyambara, hari insokozo ntagisokoza, hari uko numva byahindutse. Iminsi ya kera hari icyo yagize gute yansigiye. Abantu bose bavuga ko hari icyo Imana yakoze mu gihe cyashize, bakwiriye kugira impinduka mu buzima n'imibereho yabo no mu bugingo bwabo, bagaragariza Imana zingana no gushyira mu bikorwa iby'Imana ishaka. Aha Dawidi yarimo avuga ngo nibutse iminsi ya kera, Imana nyihemba iki? N'iki ngarurira Imana? Ko yangiriye neza, nyigarurira iki? Nyihemba iki? Nyitura iki? Numvise aravuga ngo nyitura, Imana ishimwe, kwemera nkaca bugufi, nkaba nashyira mu bikorwa imyanzuro y'icyo Imana igize gute ishaka. Aho bigeze icyo Imana yakoze numva nayitura, kuyihereza, ngo kuyiha mu yandi magambo, nkemera ko inkoresha igize gute ibyo ishaka. Uyu niwo mwanzuro uri muri iyi nsanganya. Muso ndafashijwe, n'abadukurikiye barafashijwe. Ndabona amasaha ari kugenda, ndabona akavura kari gushaka kugwa. Ndagira ngo ngushimire. Imana ibamugishe. Ni ukumvira Imana. Donc indwara ikomeye mbibaho ni ukwibagirwa iby'Imana yakoze, warangiza kwibagirwa bikaza kubyara ingaruka ku buzima bwawe, ukitwara uko utari ukwiye kwitwara. Niki dusoza kugira ngo ugire inama abantu? Niki wagira inama abantu Imana yagiriye neza, abantu Imana akwiye kujya mbona abantu Imana ikabagira neza, ejo bagahita yibagirwa urusengero, akibagirwa inzu y'Imana, akibagirwa gukorera Imana. Hari abantu benshi njya mbona hanze aha bibagirwa ko ibyo banatunze ari Imana yibaha. Niki wagira inama? Inama nagira abantu ni ukwishingikiriza ku byo Imana yakoze, noneho nawe ukayikorera ibyo gusaba.
yes wishingikirije ku mirimo y'Imana ukayitekerezaho neza noneho ukagaruka ukavuga ngo Mana wowe urashaka iki ngaba aricyo ngukorera. yego Wakwemera ko ushobora guhagarara muri uwo mwanya, icyo nibwo bujyanama bw'ingenzi muri iyi nsanganyamatsiko. tubashimire rero Musoni, tugiye gusoza ariko nk'umuntu ashobora kuguhamagara akavuga ati ibintu wavuze wabihagararaho wakongera ukabimbwira neza. Burya abantu badukurikira bajya bagira amatsiko, njya mbona komantere zanyu, mbasabe muze no gukora subscribe, share na comment, turazikenera kugira ngo tumenye neza ibyo dukora, nimba mubishima mubikunda, kugira turusheho kugenda tugira ibyo tunoza. Ni byiza rero, nari ndi kumwe n'umugabo bita Musoni Jean Baptiste Evangeliste international. Ntabwo umukozi w'Imana ejo uzajya muri Amerika, uzajya mu Burayi, kubera Imana igikora ibintu bikomeye. Wanyemerera mukatanga nimero zanyu? Nimero zacu ntabwo bazakubaza, ukeneye kumenya ibindi siyakubaza, hari ikibazo. Okay, niba bikugoye ntacyo nyemerera dusengera abantu rero. Imana iduhana umugisha kandi dusabira abantu Imana iturinde izo ndwara zo kwibagirwa, kuko numvise ushobora kwibagirwa anytime ukabura n'ibyo Imana yaguhaye. Reka dusabe Imana. idufashe. Mana, mu izina rya Yesu turagushima kuko hari ibyo wakoze ku buzima bwacu mu minsi, mu bihe, mu myaka, mu buzima n'imibereho yacu itambutse. Icyo tugusabye ni ukuduha imbaraga zo kugira ngo twishingikirize kuri icyo wakoze, maze tukugarurire icyubahiro cyawe. Icyubahiro cyawe kigaragazwe no kukumvira no gushyira mu bikorwa ibyo dusaba gukora, tutarebye ku ngaruka zabyo, zaba nziza cyangwa mbi, ahubwo tukakuramburira amaboko udushoboze, kuko ntabwo twabyishoboza. Nuko dusenze gutyo twizeye izina ryiza ry'umucunguzi wacu Yesu, waduhesheje ubuyobozi bw'Umwuka Wera. Imana ikayibana natwe mu izina rye ryera. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha cyane.